Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Turashima Imana ko yongeye kutugirira neza, ikabiduha igitondo ciza, ikabiduha umunsi mwiza, umunsi udasanzwe ku buzima bwacu. Ndasenga Imana kugira ngo icubahiro c'Imana kibane namwe kandi kiganzanye namwe aho muherereye mu izina rya Yesu Kristo. Mbahaye ikaze rero mwebwe mwese muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Muri iki cyumweru turi kumwe n'umukozi w'Imana uzakomeza kutuganiriza ijambo ry'Imana, tukongera tugira ibihe byiza byo gusenga. Ndabasaba kugira ngo ijambo ry'Imana muzumva, amasengesho muzakira kugira ngo muyasangize n'abandi, nabo bakomeze guhabwa umugisha. Imana ibagire neza. Mureke twinjire mu bihe byiza byo kumva ijambo ry'Imana hamwe no gusenga. Imana ibagirire neza. Amen. Shalom. Ntwa Salvatore, Imana ibaha umugisha. Nishimiye ko iki cyumweru tuza kuba turiko turasangira ijambo ry'Imana. Turatuganira ku ijambo rivuga ngo uko umwuka wera adufasha mu ntege nke zacu. Amen. Imana rero ibaha umugisha. Reka dusome hanyuma twinjire mu mwanya mwiza. Bibiliya iravuga mu Abaroma ibice byaho 8 murongo wa 26 cyangwa 26 bivanye naho uri, biravuga ngo uko niko umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwiye neza ngo uburyo umwuka wera adufasha mu ntege nke zacu. Ni ryari umuntu agira intege nke, cyangwa se n'ibihe bihe bizana intege nke mu buzima bw'umuntu? Intege nke ni cya gihe umuntu ananiwe, igihe umuntu acitse intege, igihe umuntu yihebye, igihe umuntu yumva acitse intege cyangwa ananijwe n'ibintu runaka. Haleluya. Ni biki bituma umuntu ananirwa mu buzima? Ni ibintu ahura nabyo bishobora kumubabaza umutima, bishobora kumunaniza mu rugendo, bishobora kumwihebesha. Ni ibihe byo gutabwa, ni ibihe byo gutsindwa mu buzima, bigenda bizana intege nke, noneho umuntu akananirwa gukorera mu mbaraga. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uko niko umwuka wera ajya adufasha mu bihe mwene ibyo, ibihe by'agahinda, ibihe by'ubwihebe, ibihe byo kunanirwa, ibihe by'amagambo, ibihe byo gusuzugurwa, bishobora gutuma umuntu agira intege nke mu buzima bwe, kandi yari umunyambaraga mu rugendo rwe, mu byo yemeje gukora cyangwa se kuvuga, akaba umunyantege nke. Icyo gihe rero birasaba ko icyo gihe bisaba imbaraga z'umwuka wera mu buzima bwe kugira ngo ashobore kubasha kunesha no gukomeza urugendo rwe neza. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uko umwuka wera adufasha mu ntege nke, muri bya bihe by'agahinda, muri bya bihe byo kuvuga ngo ntacyo maze. Hari abantu ku isi bajya babaho bakibwira ngo ntacyo maze. Amen. Ariko ibyo bihe byo gucika intege no kwiciraho iteka ubwawe, urakeneye ko umwuka wera gushigikira, urakeneye ko umwuka wera gufasha. Bya bihe byo kuvuga ngo jewe ikintu nagisengeye cyaranze, jewe iki cyaha cyarananiye guheba, jewe abantu baransuzugura, abandi bamvuga nabi, abandi baranyanga. Mwene ibyo bihe umwuka w'Imana niwe ajya abasha gusengera umuntu. Bya bihe ucitse intege unaniwe gusenga, ukuboko kw'Imana kubana nawe binyuze mu isengesho, umwuka w'Imana agusengera. Amen. So Imana rero ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza. Mureke dusenge Imana, dusabe umwuka wera kugira ngo adushigikire mu bihe bikomeye turiko turanyuramwo. Ibyo ari byo byose umwuka wera abane nawe mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Mana, mu izina rya Kristo, uyu mwanya mwiza dusenga, turasengera buri muntu wese. Ijambo ryo ritubwiye neza ngo uko niko umwuka wera adufasha mu ntege nke zacu. Umuntu wese udukurikiye muri aya masengesho muri iki gitondo acitse intege, haba ari mu kazi, haba ari mu buzima, mu mibereho ya buri munsi, ndasaba umwuka w'Imana yongere kumusengera, yongere kutwingingira, kuko niwe atunihira iminiho, niwe adusabira ngo niwe azi gusenga, asengera abera nk'uko bikwiriye, kuko twebwe tutazi gusenga, kuko twebwe tugira intege nke, kuko twebwe duterwa n'ibitero tukiheba, ariko umwuka wera abasha kudusengera. Mu izina rya Yesu Nazareti, umwuka wera usange buri muntu wese udukurikiye muri gitondo,
ugendane nawe umunsi wose, umubere umunsi w'umugisha mu byo akora byose, ukuboko kwawe kwiza Mwuka Wera kubane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, haleluya. Imana ibaha umugisha, Mwuka Wera agendane nawe, Mwuka Wera abane nawe muri byose, mu kazi, mu byo urimo byose. Uyu munsi ukubera umunsi wo kuyoborwa n'Umwuka w'Imana, kugirwa neza n'Imana, ni mu izina rya Yesu. Amen.